kubasuhuza mu izina rya Yesu. Nejejwe no kubabona mungana gutya mutegereje kumva ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha. Ntabwo byari kumbuza kubwiriza iyo nza nimujye muza, ariko iyo muhari bintera imbaraga. Mbanzi ko ntaruhira ubusa, nubwo wenda mwaba mudahari navuga ni hari n'uwacu akabyumva nkabwiriza, ariko ntabwo naba nezerewe. Ariko iyo mbabona ngasohoka dusuhuzanya, mba numva binteye imbaraga mu gukorera Imana. Imana ibahe umugisha. Reka rero mbere yuko dutangira kwiga mbanze mbahe intashyo. Nagize umugisha wo gusura amatorero abiri ari gukorerwaho amateraniro y'ivugabutumwa. Nageze ku itorero rya Kirehe riri Inzega, kandi igihe nahasangaga bizera n'abayobozi b'itorero bambwiye ngo basuhuze. Nashoboye kugera no ku itorero rya Gikongoro, umukuru w'itorero, abizera bari baje amateraniro ndetse n'umwigisha nabo bampaye intashyo. Ndashimira na Rebeka wamperekeje. Imana ibahe umugisha. Mwakire izo ntashyo mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha. Abashoboye kwitabira amateraniro ya mu gitondo, twize icyigisho cyatwerekaga imbaraga za Yesu zo gukiza ubumuga. Twarebye mu butumwa bwiza bwanditswe na Mariko mu gice cya 2 igitekerezo cy'umuntu bazaniye Yesu wari waramugaye ahetswe n'abaturanyi be. Ndagira ngo mu gihe ngiye kubibabwira ku batashoboye kuza muri ayo materaniro, nanabararikire guheka bene wacu dusiga mu midugudu. Nabo bakeneye wabaheka akabaza nabo Yesu ari. Baramuzanye batahana ari muzima, izina ry'Imana rihimbazwe. Byashoboka ko twababera amaguru tukabatiza amaboko tukabararika, natwe tuba tubahetse bagira hano imbere ye, nabo bashobora gutaha bakiza. Imana ibashoboze kubikora. Uwo muntu rero baramuzanye bamuhetse mu ngobyi, bamuzanye aho Yesu ari. Bahamugejeje basanga abantu bakubise buzuye babura aho bamunyuze. Ariko ari kuvugira hejuru yabo arababwira ati nimucishe hejuru y'iriya nzu. Iyo usomye igitabo cya Rengera ubuzima, iyo basobanura icyo gitekerezo bakwereka ko ngo mu mutima we yavugaga ati nimuyisakambure nzayubaka ariko ngere aho Yesu ari. Ni ukwizera gutangaje. Ntabwo usobanukirwa ukuntu umuntu waremaye amaguru n'amaboko ari kureba ari gutegeka ngo basakambure inzu y'abandi ngazagira ate. Ni ugukunda Yesu bitangaje. Maze barabyemera barayisakambura bamanura ingobyi. Yesu ahagarika igikorwa yari arimo, n'abari kumwe nawe bose batangazwa n'iyo ngobyi imanutse. Ariko ijisho rye rihinguranya rikareba mu mutima ryarebye uwamugaye wari uri kwigaragura mu ngobyi. Yesu abona icyo akeneye kurenza ibindi ari imbabazi z'Imana. Aramubwira ati mwana wanjye, ibyaha byawe ugize ute? Urabibabariye. Ariko buriya abantu bahise biburanya. Iyo usomye icyo gitekerezo, abantu bariburanije barasakuza baravuga ngo Yesu arigereranyije. Batiza ate? Batarigereranije. Nta bubasha afite bwo kubabarira ibyaha. Yesu abonye igikorwa akoze bagihinyuye, yategetse irindi tegeko, akora igitangaza cya 2. Aramubwira ngo byuka, gira ute? Wikorere uburiri bwawe maze ugira ute? Yari yaje yigenza, yari yaje bamuhetse. Ariko Yesu arategetse ngo byuka, ikorere uburiri maze utahe. Yarizeye arahaguruka, ya maguru yatakoraga akandagiye biremera. Rwa rutirigongo rwe rutakoraga neza ahagaze birakunda. Ya maboko arambuye araterura biremera. Ashyira ingobyi ku mutwe arirukanka. Abantu bose babonye baravuze batuhereye aho twabereye. Ntabwo twari twarigeze tubona n'ibi ngibi. Haleluya. Amagambo ashirivuga. Abari bashakuje bashidikanya ibyakorewe umutima we babonye igitangaza gikorewe umubiri we. Abasakuzaga barahora, none bemera ko yahuye na Yesu koko. Haleluya. Nakigarutseho kuko natwe abiburanyije mu gihe cye no mu gihe cyacu bariburanya. Yabaye umukristo ryari, abo muturanye bakiburanya, bakubona mu gitondo na nimugoroba utwaye ibitabo bakiburanya. Yabaye umukristo tubaheye. Bakomeje kwiburanya bashidikanya icyo Imana yakoreye imitima yacu. Twari duhuriye mu kuyisaba ngo ikore ikindi gitangaza ku mibiri yacu, maze abavugaga bahore. Haleluya. Kandi Imana yacu irabishoboye, izina ryayo nirihimbazwe. Iyo usomye bari ku gice cya 3, Yesu yinjiye mu rusengero araranganyije amaso mu isinagogi, abonamo umuntu unyunyutse ukuboko. Unyunyutse iki? Arangije aramubwira ati haguruka. Arahaguruka. Aramutegeka ngo kurambure. Yarakurambuye kurakira. Haleluya.
turi kubigarukaho kubera ko amaboko anyunyutse y'abaza mu rusengero inshuro nyinshi byateye abo duturanye, byateye bamwe mu bo dusengana, byateye ababene wacu, imiryango twashatsemo niyo tuvukamo bagiye bashidikanya imbabazi twagiriwe n'Imana, kuko nta bimenyetso babona ku mibiri yacu byerekana ko koko hari icyakoreye imitima yacu. Kandi reka baniburanye, abahuye na Yesu bose yababaririraga ibyaha ariko n'abahumye bagahumuka. Haleluya! yababarira ibyaha batumvaga bakazibuka amatwi, yababarira ibyaha bari banyunyutse amaboko yabo agakomera, yamubabarira yari yaramugaye akabyuka akikorera uburiri bwe agasubira imuhira, maze abantu babona ibigaragara inyuma bakemera ko hari n'ibyabaye mu mitima. Imana yacu irihabwa icyubahiro. Hari ibiri butume amagambo ashirivuga, abasakuzaga bagahura. Nimusabe uwatanze Yesu ngo tubambirwe ku musaraba akora igitangaza, maze aya maboko anyunyutse adatura neza, aya maboko anyunyutse adasura abarwayi, aya maboko anyunyutse adafite icyo amariye abatayafite, Imana yakize, maze natwe ibigaragara bihamye ibitagaragara mu izina rya Yesu. Muri uyu mugoroba tugiye kwiga iby'urubanza kagenzuzi ruri kubera mu gihugu cyo mu ijuru. Reka mbasabe tubanze duhombeke amaso dusenge. Mwami Imana yacu ikomeye, umuremyi n'umukiza, izina ryawe nirishimwe. Ibyo dukora n'ibyo tuvuga nuko tubayeho ntibihita gusa, ahubwo bifite ahantu biri kwandikwa, bizatuma tujyanwa mu rubanza. Uwakoze neza azatambuka atsinze, uwize Yesu nk'umwami n'umukiza azamutsindishiriza, uwamuhinyuye azatambuka atsinzwe. Iri jambo ryawe uduhe kuryumvira, ngo icyo ritumye rigisohoze muri twebwe mu izina rya Yesu. Umucamanza umwe yateze amatwi neza urega, arangije atega amatwi neza uwireguraga, maze atangira gushidikanya uruhande rufite ukuri. Yatekereje ko nafata icyemezo ashobora gutsindishiriza uwagombaga gutsindwa. Yakobo icyemezo yahise afata ni uguhagarika umurimo wo guca imanza by'iteka ryose. Imanza zo mu isi nuko zibayeho, hari igihe zirengera abagombaga guhanwa, maze zikarenganya abagombaga kurenganirwa. Ariko ndashimira Imana ko nubwo ibyo mu isi biteye gutyo, hariho urubanza rutazagira uwo rubeshyera rubera mu gihugu cyo mu ijuru. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Ntabwo nzi ko abantu bose bari babizi, ariko iyo usomye ibyakozwe n'intumwa igice cya 17 umurongo wa 31, isomo riravuga ngo Imana yashyizeho umunsi izacira abari mu isi urubanza. Mwere data uri muri aya materaniro utari ubizi, ibyakozwe n'intumwa 17 umurongo wa 31, Imana yashyizeho umunsi izacira abari mu isi iki urubanza. Kandi iyo usomye mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abikorino mu gice cyaho, urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abikorino mu gice cyaho cya 5 ku murongo wa 10, ni isomo rivuga ngo kuko twese dukwiriye kuzagaragarizwa imbere y'intebe y'imanza ya Kristo, ngo umuntu wese ahabwe ibikwiriye ibyo yakoze akiri mu mubiri, ari byiza cyangwa iki. Ibyo bivuga ko nta mugore uzahagararira umugabo we, nta mugabo uzagenda ngo yitabe mu mwanya w'umugore we niyo yaba yamukundaga gute, nta mwana uzagerayo ngo ahagarare mu mwanya w'umubyeyi, nta nubwo umubyeyi azitwaza ko umwana ari uwe ngo nibahamagara umwana hitaba umubyeyi, kuko isomo riravuze ngo twese dukwiriye kuzagaragarizwa imbere y'intebe y'imanza ya Kristo, ngo umuntu wese ahabwe ibikwiriye ibyo yakoze akiri mu mubiri, ari byiza cyangwa iki. Ndetse usomye urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, ugasoma igice cya 14 umurongo wa 12, ni isomo ritubwira ngo nuko umuntu wese, nuko rero umuntu wese azimurikira ibyo yakoze imbere y'Imana. Bene data, ibyo dukora, ibyo dutekereza ntabwo bihita gusa. Iruhande rwacu hari marayika tutareba, yandikisha ikaramu itagishyira mu muti, yanditse buri gikorwa cyose abantu bakoze, yanditse ibitekerezo twatekereje, buri bintu byose bihita ku bantu marayika yarabyanditse. Ntabwo ari Imana bifitiye inyungu, byanditswe kugira ngo abakoze neza bazabihemberwe, kandi ngo n'abakoze nabi bazabigayirwe. Ndagira ngo dushimire Imana ko itashatse ko tubaho tutabizi, ahubwo Daniyeli ari mu isi yeretswe mu ijuru, abona iby'urubanza kagenzuzi ruri kubera mu gihugu cyo mu ijuru. Ndabasaba kurambura mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli ngo turebere hamwe igice cya 7 duhereye ku murongo wa 9. Iyo usomye igitabo cy'umuhanuzi Daniyeli igice cya 7 duhereye ku murongo wa 9, ni isomo rivuga ngo Daniyeli abona umukuru nyiribihe byose. Ndashimira Imana ko urubanza kagenzuzi ruri kubera mu gihugu cyo mu ijuru ntabwo yarugize ubwirungu bigira ibanga.
yabishuriye Daniyeli abireba nk'uko byakorwaga, maze byandikwa muri aya magambo ngo nkomeza kwitegereza kugeza aho bashyiriyeho intebe z'ubwami, haza umukuru nyir'ibihe byose aricara. Imyambaro ye yeraga nka shelegi, kandi umusatsi we wasaga n'ubwoya bw'intama bwera, intebe y'ubwami bwe yasaga n'ibirimi by'umuriro, kandi inziga zayo zasaga n'umuriro ugurumana. Imbere ye hatembaga umuriro uduhumbagiza baramukoreraga, kandi inzovu incura inzovu bari bamuhagaze imbere. Imanza zirashingwa, ibitabo bigira gute? Daniyeli ari mu isi areba mu ijuru, agiye kubona umukuru nyir'ibihe byose yicaye ku ntebe. Imana Data wa twese yari yicaye mu ntebe mu rubanza nk'umucamanza mukuru. Daniyeli yabonye intebe uko yasaga, yabonye imyambaro y'uko yasaga, ariko tudatinze kuri ibyo hari ikindi Daniyeli yabonye abantu bari bamuhagaze imbere benshi cyane, maze imanza zirashingwa, ibitabo bigira gute? Hatuduhumbagiza bari bamuhagaze imbere, maze imanza zirashinga, ibitabo birabumburwa. N'abamarayika benshi babonye bitegereje kandi banditse uko twabayeho, bari bacigatiye ibitabo mu ntoki. Ndashimira Imana undi muntu Daniyeli yabonye aza muri uru rubanza. Dusoma ku murongo wa 13 w'iki gice cya 7, haranditse ngo hanyuma nyitegereza ibyo neretswe nijoro, mbona haje usa n'umwana w'umuntu aziye mu bicu byo mu ijuru, aza umujyi umwe, asanga wa mukuru nyir'ibihe byose bamumugeza imbere. Izina ry'Imana nirihimbaza. Uyu wari uje niwe byiringiro byonyine by'abanyabyaha. Ni Yesu watambutse aje muri uru rubanza, ataje gukora umurimo w'ubushinjacyaha, ahubwo aje gukora umurimo w'umuvugizi ku bamwemeye nk'umwami n'umukiza. Izina ry'Imana nirihimbaza. Ngo izina rya Data nirihamagarwa yaramwiyeguriye, atambuka asobanura ibye, maze uwo muntu atambuka anesheje ku bwa Yesu. Izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro. Ndashaka kugira ngo turebe ibi bitabo. Daniyeli yabonye abamarayika bari bafite ibitabo mu ntoki, kandi igihe imanza zari zishinzwe, ibitabo bigira gute? Birabumburwa. Ibi bitabo ni ibihe? Bene Data, hari abantu bakora ibikorwa, bakavuga, bagakora ubugambanyi n'ibindi bintu bitari bimwe, bagasuzugura iby'Imana yavuze bagira ngo ibyo bintu bipfa ubusa, nta kibera mu isi gipfa ubusa. Abamarayika byose barabyanditse. Hari ibitabo 3 biri kwifashishwa mu rubanza rwo mu ijuru. Muri ibyo bitabo harimo igitabo cy'urupfu. Igitabo cy'iki? Harimo igitabo cy'urupfu. Ikitwereka ko iki gitabo gihari nuko umuhanuzi Yesaya igice cya 65 umurongo wa 6 yanditse ngo byose biranditse imbere yanjye kandi sinzabyirengagiza. N'Imana yivugiye ayo magambo. Ibiba abantu bakora, inshingano zirengagizwa, ingaruka byagiye bigira ku bandi, imiburo yirengagijwe, ibikorwa by'ubugiranabi abantu bagiye bakora, byanditse imbere y'Imana kandi iravuze ngo ntabwo izagira ite? Ntabwo izabyirengagiza. Iyo usomye ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo mu gice cya 12 umurongo wa 36, nta magambo yavuzwe na Yesu ntiyavuzwe n'umuhanuzi. Maze Yesu aravuga ngo kandi ijambo ryose ry'ipfabusa abantu bavuga bazaribazwa ku munsi w'iki? Aburira abantu arababwira ati ijambo ryose ry'ipfabusa abantu bavuga bazaribazwa ku munsi w'amateka. Amagambo y'abantu niyo azabatsindishiriza, kandi amagambo yabo niyo azagira ate? Abantu bamenye ko ijambo ryose rivuye mu kanwa rikavugwa, marayika ryandika kugira ngo urivuze azarigayirwe cyangwa azarihemberwe. Umuja w'Imana yaravuze ngo hari amagambo menshi yarekwa. Bene Data, hari igitabo cy'urupfu cyanditsemo amazina, kandi abantu bose amazina yabo ari muri icyo gitabo bazamutambuka batsinzwe n'urubanza akagenzuzi ruri kubera mu gihugu cyo mu ijuru. Ntabwo ari ibyo twakoze gusa, ntabwo ari ingaruka byagize gusa, ntabwo ari ibigaragara inyuma gusa, ahubwo Pawulo yandikira abikorera urwandiko rwa mbere igice cya 4 umurongo wa 6 baranditse ngo ibikorwa byo mu mwijima, bya bindi umugabo akora umugore ntabimenye, bimwe umugore akabisha umugore akora akabisha umugabo ntabimenye, bya bindi umwana akora umubyeyi umubyara ntabimenye, ndetse n'imigambi yo mu mutima biranditse ngo ibyo byose byanditse imbere y'Imana, kandi bene Data banyiri kubikora bazabigaya. Abantu bashobora kwibaza bati se ko igitabo cy'urupfu tumenye ko gihari, abantu amazina yabo ajyamo ryari? Ngo hari wenda tuzitwararike izina ryacu ritazajya mu gitabo cy'urupfu. Mbaciye intege muri ubu buryo, ntawiyandikisha muri iki gitabo, ahubwo umuntu wese wavukiye ku isi. Ntabwo nzi niba izina ryaragiyemo ababyeyi bakirimwita, cyangwa se kuko amazina yacu Imana yazina mbere niba ari igihe wari ukivuka, ariko icyo mpamya gihamirijwe n'ijambo ry'Imana nuko umuntu wese wavukiye muri iyi si
izina rye ryijyanye mu gitabo cy'urupfu, mu buryo abakoresha izindi ndimi bavuga ngo automatique, ni ukuvuga ngo mu buryo bwikoze, nta muntu ubigizemo uruhare, nta wiyandikishije, nta usabye ngo nanaka mumwandike. Izina ry'umuntu wese wavukiye ku isi ryijyanye hehe? Dawidi ati naremanywe kugira gute? Gukiranirwa. Mu byaha harimo mama yagize ate? Yabyaye. Niko uruhinja rwose rwavukiye mu isi rwavutse, niko uruhinja rwose ruzavukira mu isi ruzavuka. Kubw'iyo mpamvu y'icyaha cyakozwe tutarabaho, izina ry'uwavutse wese ryijyanye mu gitabo cy'urupfu adasabye ngo ryandikwe. Ndashimira Imana ko atari iki gitabo gusa gihari, iyo kiba ari cyo cyonyine twese ibyiringiro byari kuba ari nabyo. Ariko ndashimira Imana ko kimwe mu bitabo abamarayika bari bafite mu ntoki harimo n'igitabo cy'ubugingo. Bibiliya bimbwira izina ry'Imana riri hafi cyo. Harimo igitabo cy'ubugingo, ndetse Yesu ubwe yabwiye intumwa ze muri Luka 10:20 arababwira ati mbabwire ntimwishimire yuko abadayimoni babumvira, ahubwo mushimishwe nuko amazina yanyu ari mu gitabo cy'Imana. Haleluya! Ntabwo ari igitabo cy'urupfu yavugaga, ni igitabo cy'ubugingo. Ndababwira amazina cyanditsemo, unezezwe muri uyu mugoroba nuko izina ryawe ryajya muri icyo gitabo mwene data. Yesu ati ntimunezezwe nuko abadayimoni babumvira, ahubwo mushimishwe nuko amazina yanyu yanditse mu gitabo cy'Imana. Izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro. Igihamya cy'uko iki gitabo gihari nuko ibyo Imana yahishuriye Daniyeli yabyeretse na Yohana, maze Yohana umuhishuzi ibyahishuye igice cya 20:12 aratwandikira ngo mbona abapfuye, aboroheje n'abakomeye bose bahagaze imbere y'iyo ntebe, mbona n'ikindi gitabo kirabumbuwe, cyari cya gitabo cy'ubugingo. Izina ry'Imana yacu ririhabwa icyubahiro. Ntabwo ari icy'urupfu gusa gihari, hari n'igitabo cy'ubugingo nacyo abamarayika bari bagifite, hari amazina cyanditsemo agomba kurengerwa. Izina ry'Imana yacu ririhabwa icyubahiro. Ndashimira Imana ko Yesu hari icyo yavuze kuri ayo mazina. Iyo usomye mu byahishuwe igice cya 3:5, Yesu yabwiye Yohana, aramubwira ati ibi ngibi ni ukuri, unesha azambikwa imyenda yera. Haleluya! Yesu ati ntabwo nzahanagura izina rye na hato mu gitabo cy'ubugingo, ahubwo nzaryaturira imbere ya Data n'imbere y'abamarayika bera. Haleluya! Twamubonye bamuhamagara aza aho Data wa twese yicaye nk'umucamanza mukuru, abamarayika bahari nk'abantu berekana ibintu uko byagiye bigenda. Yesu arahamagarwa nk'umuvugizi ku bamwemeye n'umwami n'umukiza, none arahamije ngo unesha azambikwa imyenda yera. Kandi sinzahanagura izina rye mu gitabo cy'ubugingo, ahubwo nzaryaturira imbere ya Data umucamanza mukuru mu rukiko mu ijuru, n'imbere y'abamarayika bera banditse babonye uko abantu bakoze. Iryo zina nzarihagararaho, nzarivugira. Izina ry'Imana yacu ririhabwa icyubahiro. Igitabo cy'ubugingo kirahari, kandi bene data, iki gitabo cyanditsemo amazina y'abiyandikishije. Mbese izina ry'umuntu rikijyamo ryari? Twabiganiriyeho muri aya materaniro. Imana yashyizeho uburyo bwo kwiyunga n'abantu binyuze mu kubyarwa ubwa kabiri. Yesu abwira abantu tutabyawe n'amazi n'umwuka ntazabona ubwami bw'Imana. Araza aranabanza arabikora nta cyaha yakoze, ngo yereke abantu ibikwiriye byose ngo bazahabwe ubugingo buhoraho. Iyo umunyabyaha yihanye ibyaha bye akizera imbabazi z'Imana, izina rye ryandikwa na marayika mu gitabo cy'ubugingo. Yesu azarihagarara harivugire kuri urya munsi. Izina ry'Imana yacu ririhabwa icyubahiro. Ndagira ngo mbabwire n'ikindi gitabo Bibiliya yatubwiye kiri mu by'aba bamarayika bari bafite, ni igitabo cy'urwibutso bene data. Haleluya! Ndashimira Imana ko ibikorwa byiza by'abana b'Imana ntabwo byapfuye ubusa. Marayika yarabyanditse, ineza yanyu marayika yarayanditse, ubwitange bwanyu marayika yarabwanditse, uko mwafashije umurimo w'Imana gukomeza marayika yarabyanditse. Ndashimira Imana ko niyo umuntu w'Imana arize agize ati nabyo marayika arabyandika. Haleluya! Muzayibaze Zaburiya 56:8, amarira yacu Imana irasuka mu icupa ryayo kandi niryuzura izaduhanagura. Haleluya! niyo umuntu w'Imana ririye mu isi marayika arabyandika, kandi Bibiliya tubwira ngo izahanagura amarira ku maso yacu. Ntabwo izaduhanagura yo tutarize. Abari kurira ni mwihangane, upfa kuba uri kurizwa n'impamvu y'ukuri. Mu ijuru barabyitegereza. Haleluya! Iyo usomye Malaki igice cya 3:16, isomo riravuga ngo abubaha Uwiteka baraganiraga, bagiraga bate? Maze ngo Uwiteka agatega ugutwi akumva. Reka mbabwire, hari ibintu biba nkabishimira Imana. Narindi mu murimo w'ivugabutumwa, maze umudamu mugenzi wanjye aransura, ni Florida.
igihe yansuraga ku icumbi aho nari ncumbitse, nawe yari afite andi materaniro. Twamaranye umwanya muto turi kumwe mu cyumba naryamagamo, maze iminota mike twamaranye naramubazaga nti harya iyo bigenze gutya na gutya usoma irihe somo, iyo ubajijwe iki kibazo iki n'iki ugisubiza gute? Dukoresha umwanya muto cyane twari dufite, turapfukama imbere y'umuriro aho naryamaga, turasenga, ansezeraho akomeza umurimo, nanjye nsigara mu murimo. Ndangije mbwira data wa twese nti ndagushimira ko bibaho ko umugore n'undi bahura batavuga ubusa, batavuga mugenzi wabo, badaca imanza, ahubwo bavuga amagambo y'ubugingo. Izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro. Abubaha Uwiteka baraganira, bagiraga bate? Babaga bari kunegurana, babaga bari mu mazimwe. Abubaha Uwiteka baraganira, maze Uwiteka agatega ugutwi akumva. Ibitabo bikandikirwa imbere y'urwibutso rw'abubaha Uwiteka bakita ku izina rye. Haleluya! Biduhamiriza ko hari igitabo cyanditsemo imirimo y'abera. Imana yacu ntihabwa icyubahiro. Ntabwo bipfa ubusa, ineza ntibora. Marayika yarabyanditse, tuzabihemberwa. Izina ry'Imana nirishimwe. Ikindi tugiye kubaza Bibiliya ni ugushaka kumenya niba uru rubanza akagenzuzi rukomeye gutya rwaba rwaratangiye cyangwa rutaraba. Nimurambure muri Daniyeli maze turebe hirya yaho twasomaga mu gice cya 8 ku murongo wa 14. Daniyeli nawe ibyo yeretswe yashakaga kubisobanukirwa, maze Daniyeli igice cya 8 umurongo wa 14 barandika ngo aransubiza ati bizageza iminsi 2300 uko bukeye bukira, nyuma ubuturo bwera buzabone kugira gute? Daniyeli yashatse kumenya amashira y'ikinyoma y'ibyo yabonye, ariko igihe yashakaga kubisobanukirwa arasubizwa ngo bizageza iminsi 2300 uko bukeye bukira, hanyuma ubuturo bwera buzabone kugira gute? Kwezwa. Iyo usomye muri Ezekiel igice cya 4 umurongo wa 16, Bibiliya ikwereka yuko umunsi umwe ku Mana ungana nk'umwaka umwe. Ndetse turagushimye Mwami Imana yacu, izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Turagushimira ineza yawe muri uyu mugoroba yabanye natwe. Abakoze ingendo bazirangije amahoro turaguhimbaje. Abiriwe mu bikorwa bitari bimwe wabarindiyemo bashoboje gusoreza mu nzu yawe, uhabwa icyubahiro. Ijambo ryawe ritubwiye ibiri kutubaho mu gihugu cyo mu ijuru, utubashe kuba ku ruhande rutsinda, ngo twiyegurire Yesu nk'umwami n'umukiza. Mazina yacu nahamagarwa azatuvuganira. Umuntu ashobora kwibaza niba uru rubanza ruzasuzuma buri kantu, ariko ijambo ryawe riduhamiriza ko ikintu umuntu yakoze nicyo yatekereje izagerwaho mu rubanza. Dushoboze kwita kuri buri kintu kugira ngo umwami wacu tutazatsindwa, kandi Yesu yaragiye ku musaraba kubw'ibyaha byacu. Bene data bose baje muri amateraniro mbasabira umugisha, ngo ubuntu n'amahoro utanga abe mu mitima yabo, kandi mu ngendo tugiye gukora intoya n'indende tugendane nawe. Ejo uzatugarure hano kukuramya no kuguhimbaza mu izina rya Yesu.